Ndi intore y'intiti, ndi intaho y'ibitabo yimije ikaramu, ndi Rwema rwemeje abahizi bahiga basiganwa gusiga isi. Ndi isaho risobetse amasaro isinyirahira mu bya siyansi. Natatuye ibitabo bimpeta intugu mbitoyemo impatore baturi intore. Rutimirwa mu ngamba mu nteko niyambazwa nk'inkiti. Sinatumaguye amataba abanzi neza babihamye, natumaguye amasomo mpinduka nk'isomero nsobanura ibisobanye. Rwema rw'imanzi nsangiye isano na se w'amasano George Mendel, nkavuka ibutabire kwa Dimitri Mendel, mpuje imisaya na nyir'ubugenge Newton w'i Toronto. Ntundebe ikirengunga y'intambuko, ndi nyiri urutugu rutonze impoture, nyiri imidende na shikanuje Tokyo, Harvard n'Iharare. Abaruhanga rw'ubuhanga rugara rw'intara w'amabanga abanza bw'umi wacu wavuka intiti. Intiti zituvuka mu wateye igitatiyo n'umurinzi, cyatabaye mwene babinga banyundi, imboga imutaye w'akajwiga, bati tugitere mu bikingi kidukingire kibi. Ukizeye kikamurinda ugitemya akitwa intati, mpama rugambi wacu wavuka intiti. Nyumvira nawe intiti zabikaga amabanga mu ruhanga ntiyasibangane na i. Nta wino nta nyandiko nta mudasobwa zibasova. Umva ubuhanga buhanitse sasa. Uwahanze karinda itagira iminsi nk'izi zacu nkikagenga ibihe by'umunsi ukwezi nako gucana inzora ivura itumba bigenga umwaka. Nyumvira umwami nyir'u Rwanda abandi bateni nyir'ijabo ijambo avuze rikogera. Uwatanze ntibazuyaza intera teo tayitambuka bumurambo. Akaba umuhanga mu guca imanza nyamara atazi ko 6 n'9 byose ari bimwe biterwa naho uhagaze. Atazi ko inyuguti ya o n'ubusa bisangiye isano byose ari uruziga. Nyumvira nawe umwami nyir'u Rwanda utazi gutwitinga, gucatinga, gupostinga no gutaginga, ariko akanga karushakira imbuto n'amaboko. Umwami ntakuye amashyi. Niko hari uwatekereje ati ndeze dore ibinyita birataga ndaca umugara bishaya yakuma umuvumo uvamo impuzu ukaba umwambaro w'abatunzi akana n'imutubona inkanda maze rubanda barikwiza nyamara iwacu wavuka intiti. Mwene rugabisha birenge akaba umuhungu w'abaganza mutangatiro gahindiro wacaga imanza nta mazinda. Uzabaze kamegeri w'umutakara wagaragujwe ku gatazira umutima mutindi no gutoneshwa gahona. Hora nkubwira izindi ntiti ziri mu rw'igikundiro rwa Semukanyi intana batatu mwene bishingwe na Nyirakavumbi nyina w'amavubi. Yarituye rugiga nazira kugenga igihugu cya Gihangasha ngo mushinze ku mushito mugahunga kabarashe baramuririmba. Bati rutimirwa mu ikotaniro rukaro rw'igikundiro yambaye ipfuye na rugigana. Erega ntiturabinazi mwene Kazaruhanga yaruhaye igikundiro igitinyiro n'ibirindiro. Bikomezwa na Gahima Sameme Ndoba na Bwimba. Nge sinarasenye rwoga ngo nyirinde babashe bene Kanyabungo bayishise ku mishito cya Matara gatanga. Sinari impari rujegezwa rujugiro rwa Masimpa karasirwa ku gisoza gatanga tipo wagisozwe ndakuvumya amata make amagambo menshi. Nejo bundi baducamo ibice sinari impari ngo ndasana amahoro asagambe matira dutanya kandi turi bene Kanyarwanda full stop. Iwacu ni Rwanda nkaba mwene Kanyarwanda intore y'intiti nakubwiye. Intamenya mu bimenye Rwanda si rwabayanga uzarwanga zaba nshaka. Abarutota barutondora ngahari rwatikuzo musubiza amerwe mwisaho. Urw'imisozi n'isanzu banza murubara mutaruzi. Tubarusha umwami ugabinga butubarusha umwami uzigarura kirima kikutse ku nkika ati mpama rugamba Rwanda ruratera ntiruterwa. Rubyiruko rungano Rwanda rw'ubu kandi rwejo urwina rukuze rurengo runigira ukuze rutamasaro mureke tubasenya bigamba kurusesa amasazira ataraza. Iyi tushe reka nyitura nyituye bene Rwanda bene inkiko mukomere ruratera ntiruterwa. Nyituye b'imitima itinya nka yavanjiri mu batize yatuzaniye umukiro. Nyituye batanga mpunda abaha mpumbye b'amatimba kagitumba na mutenderi. Ku ntenyi na mutakara mukomere mutwambarira impumbye dore muturanye n'ijabiro maze u Rwanda rube paradizo. Yari umusizi usiga dasobanya rugamba imfura y'u Rwanda.